maximum respect we kuri wowe natwe kuri platform zacu always tuba duhari pamoja hamwe n'abafana bacu East West Northern South Kigali City ndetse na DSC Pola. We love you so much. And then uyu munsi dufite ibintu biri heavy. Uyu munsi tugomba kudiscussinga ku bintu byinshi byatari. Wumve neza ko ari twebwe twihebeye ibi bintu. Wumve neza ko ari twebwe dutuye muri ibi bintu tubirimo cyadusobetse mu ngingo nk'imitsi ndetse bidutembera mu mitsi nk'amaraso. Wumve neza ko nta makuru tudafite turi ahantu hose nka murandasi. Wumve ko iyacu twarenze 4G twageze muri 5G man. Ya nakire Dani wagwan bro. Umeze neza? Uyu munsi ugarukanye iki kuri Pola Vibe? Ngarukanye urukumbuzi. Umuntu witwa Jihad warafite icyo bita gasonga bugari n'icyo bita kagoma. Twebwe rero sasa ushaka kugarukanya urwamo ndetse n'ubushajwe. Cyane utamfata ubwo kamera ndazime. N'urwamo n'ubushajwe tubwira turandikira he. Wamenye ko Jihad yagiye mu rukiko umunsi? Okay, nabimenye Jihad yagiye mu rukiko. Yaburanye ntiyaburanye? Sinzi niba amaze kuburana ariko umukiko yagiye maze kugira. Amakuru mfite rero yageze mu rukiko ariko ntabwo abanye ko ntabwo yarafite umwunganira. Mu mategeko. Ntabwo mbere make ntabwo nizo nkuru ziri ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba icyo kivugaho. Hari umwana w'umukobwa ngo nyina yatwaye umugabo. Yego. Yasaga arayumvishe. Yasaga iriho kuri platform zose mbande bari byo biri trade. Mama we yatwaye umugabo. Ubwo nyina ni umukeba we. Eske birakwiriye cyangwa ni ubundi abanyarwanda hari ikintu cyitwa kirazira. Icyitwa kirazira rero umugabo ngabaye mutsikanusi. Yego. Kirazira muri bibe by'imperuka ntikibaho. Ubwo umuhanda wakuye umuhango kiza kwe kirazira. Inkuru nago yibaze neza. Nuva ngo inzu uwo mukecuru amaze kuyinjiramo n'umugabo. Already ubwo ni umugore hanze. Ariko mu by'ukuri reka tuvugisha ukuri. Uri umuntu mukuru urarira. Uyu mwaka umuntu uzajya amezi 10 njye mbona ari nk'amezi 20. Ameze mbabona tariki 12. Kuko ndabona umwaka ni mubisi bro. Ni mubisi mbabona ari nk'umunani na 10. Mu myidagaduro rero, mu myidagaduro nta bidasanzwe. Giza nabonyashize indimba hanze ngo ni bodaboda. Yego. Diplomate maximum respect murapa nemera nabonye nabashyize diplomate nari mukumbuye Inyange ariko agira imirongo. Diplomate hagiye imirongo ariko nabyo ntacyo byatanze ariko ntacyo byatanze. Reka nakubwiye ngo nzahora mbivuga. Ugeze ko ari yaraba mu judge. Bro ariko ibyo by'ubujaji byatanze iki? Abatsinze se ko tutababonye. Industry nyarwanda irimo ubutuna bro. Yego. Imirongo nyayo urumva neza. Bayishiza ahantu bro urumva neza. Bamaze kwishyira nishaza. Ariko ubundi mwana nkawe kubuzi ukuri kuki utajya uvuga ukuri kibihari mwana. Ukuri kubaguhari. Iteka turabivuga. Ibintu byaje mu mwana. Muri football mu ruganda rw'umuziki. Byaje mu mwanda byagiye biraza mu mwanda ariko bitwara ibyo twishimira. Byose hakenewe abasifuzi bro. Abasifuzi no muri music. No mu kabisa hari abantu mbande bagomba guhabwa amakarita atukura. Yego. Igitangaza Bruce Melody mwaka urarangiye. Bruce Melody mwaka urarangiye. Yasohoye indirimbo. Bruce Melody se burahari indirimbo afite hanze. Ikiretse igishishwa nzi cyitwa Nisindi. Nisindi. Bura wavuga ngo sigitangaza. Imaze igihe ariko nkuko nawe kubwiye nyina Bruce Melody. Sigitangaza. Ewana buri abantu iyo bamaze gutera imbere hari ukuntu bimwe babyigize imana. Ni Davido. Davido wari Kigali. Diamond. Ya ariko nawe ni muri legend wacu. Wemera ko umuntu yitwa legend yapfuye bro. Ubundi aga legend ni ikamba bita ubutwari. Ndetse umuntu abaye intwari akiri ku isi. Intwari? Kuba umuntu bivuga ngo ni ibigwi. Ubundi legend ni iki? Ibigwi. Legend ni ibigwi. Ni ibigwi. Nese umuntu abumunye ibigwi. Akenshi bakurata ibigwi utakiriho. Yego ariko ubwo mu Rwanda muri legend. Birashoboka ko ibigwi bishobora no gutangira ikiriho. Oya gushaka no kubyangiza. Nk'urugero umuntu yitwa Nyakwigendera Kizito Mihigo. Yego. Kizito Mihigo yaririmbye indirimbo zikomeza abanyarwanda ariko especially abari mu bwoko kuko yatangiye kwimba umunyarwanda itaraza abari mu bwoko bwagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi 1994 ubwo nabacitse ku icumu. Kizito Mihigo nukuri yaririmbye indirimbo zifasha abanyarwanda n'abanyarwanda turamukunda cyane. Haza ndi umunyarwanda nayo irasapotingwa cyane kugeza uyu munsi wa none mu Rwanda nta bintu byitwa ubwoko bicyabarizwa. Ariko Kizito Mihigo ntabwo yarangiye neza.
yakoze ibigwi bye mu wundi mwanya ngo Kizito migaragambanye mu wundi mwanya ngo Kizito migo yahuje ishuka ibyari byiza uyu munsi none ni nyakwigendera nyine biragorana kubaka ibigwi nibyo nakubwiraga rero njyewe wenda sinaringamije kwinjira muri politike Imana imfashe ngesi n'ibya politike ntacyo nimba mbiziho ariko majya nkumvishe neza ko nta muntu yitwa muri legend akiri ahubwo iyo umuntu akiri abakiri haso wewe wemera ko mu Rwanda legend ari bangahe aba legend nemera ko bashaka kuba batarenze nka 4 uwa mbere wo muri legend nubwo umbwira ngo umuntu yakwitwa muri legend atarataha ariko umuhanzi Bruce Melody zero icyo wakishe Bruce Melody ngenda mwemera uwo ni fanatism uwo numwe nemera The Ben na Meddy yavuye mu ruganda rwacu ariko ari muri gospel by the way ubwo uzajya umujyana na ariko aracyari umunyamiziki nubwo ari muri gospel nacyo ni igice cy'umuziki uzajya umujyana na Mbonyi ikibazo cyane ni kimwe nacyo ni igice cy'umuziki njya kujya kubivuga mugabo ngo kandi mapura ngo urarengereye Meddy yaraduhunze ava muri ibi bintu ijya muri gospel wari umva nataka Mbonyi wumva mwataka oya ntago wamwataka ubwo Meddy yarahinduye nkuko na Mani Martin yahinduye njyewe nemera ko umurigeni mu Rwanda Mani Martin se ni yahinduye oya yarimbaga gospel biranica rubaza nayo yarahinduye umurigeni mu Rwanda nge nemera DJ Mira mu ba DJ Hezo Legend nyakwigendera ntawe bagihanganye rwose yani destiny wowe umwemera kuko atakiri yego nemera Jay Polly apuye nta muntu uzayisimbura kuko nta wahanganye nawe yamaje kwidestinga yaraflyinze nemera Iva Blavan he's young legend yari young legend kabisa kuko nta muntu ahanganye nawe uyu munsi none yes undi muntu nemera Junior Multi System producer ni muri legend mu producer none umunsi touch yakoze za kundunduro za mbaka Junior Multi System nawe yaragiye nawe yarikomeje ambutse inyanja nkemera n'aba Dr Jack ariko wowe niba uzi neza ko ukiri hasi kuri urugamba nshobora gusohora odika gukoma cyangwa video bro baboretse wibyimba wirega gatuza iminsi yonyine yatuma utuza papa wirega gatuza so rero ngiye n'ongera kuza kumbya aba legend uzajya umbwira ibintu ufite iyo deba reka tuyireke ndabona tutakumvikana twajya muri Premier League hari iki Premier League ariko ntarajya kuri Premier League mu myidagaduro icyo twabamenyesha abakunzi ba Polar Vibe nuko ku isaha y'isa 7 z'ijoro muri Kerera nibwo David arasesegara i Kigali arabaje mu gitaramo David waruzi ko itike ya make yo kwinjira mu gitaramo ari 300 ku munyarwanda se ntabwo nzagera ni 300 sanzangiye kure niba utayafite hanze harabona afite ifaranga biteguye kujyayo bakareba David uzanye ibihembo 4 ninde giteguye Sibika Arena Saburi Bika yobowe nande kuba iyo mugoshobora kutuzanira Davido mugabo ngo itike ni 300 kabisa ya make muri Kigali se ayo 300 atangwa nabanga barahari wowe wiririhira n'umufuka wawe ariko abafite amafaranga baba bahari Davido rero agomba kuza akataramira abanyarwanda gusa abashaka kuzahura nawe cyo bita meet greeting abazahura nawe nyine nyuma y'icyo gitaramo bagomba kuzahura nawe kuwa gatandatu kugira ngo wifate hari abantu bashaka gufata amafoto nawe bafite David ntabwo nzaza rwose byashaka kumubaza bone ibihumbi byo 500 kwifotozanya nande meet and greet guhura nawe na David Mr Afrobeat in Africa azanye ibihembo 4 David rero nkuko nababwiye muri mu biganiro bya Polar Vibe ndumva ari ibintu by'umwanda nta kintu kirimo azaba ari Kigali ku munsi w'ejo 300 ngo gwana 500 bifashe kisi imfuvyi ziri ku muhanda ni emotional kabisa ntacyo zitatuma ugura ubwo nyine cyakoze amana ngiye kababwiza ukuri abantu bategura ibitamo mu Rwanda nyamara reka mbabwiza ukuri mwagakwiye kujya muri impande zombi pe uzikara amafaranga agiye guhereza uyu mujama agiye kwambukana muri Nigeria arihambukana ariko man yagafashe nkandagaraund nka 15 mwana kandi zikajya paplay mwana zigatunga mwana kutayitisha amabano karaba afite ariko ntari bitu mahitamo yabo imana nibizi Premier League ni mugura bakinaga ejo bundi barakinye batangiye gukina no mu mibizi kubera ko malaki hafi no akaraki gatoya ko twe twabetinza tuvuga ko
Arsenal izatsinda iki izatsinda nawe ari kumbwira ko Chelsea irayitsinda ariko yarayitsinze ubwo zanganyije twavuze ko banzuma amazi kugira ngo mbone umwuka amazi y'icyabiri none ubwo ndagwa amazi 600 Kiriseri sana ibihumbi bingahe zana 600 yawe dengaye ndaguharenzeho inyuma ya kamera oya men ndaguharenzeho inyuma abantu mwakurikiye ikiganiro twemeje ko Chelsea nitsinda Arsenal azameza lucky uneze mu mutego wa Barcelona wo kuraririza noneho ngewe ndema kubyanganyije dore ngamazi ya 600 noneho ngewe ndashaka lucky yanjye igurumbi 2 yara bagenzi umva rero ngwire inyuma ya kamera oya ibi bintu bibaye live man reka manze mereza abantu makuru cameraman shiraho neza reka manze mereza abantu makuru reka manze ibyanjye rero urwego rw'abanyarwanda barubonye reka manze mereza abantu makuru turaza kubivugana amakuru neza bunakanda kanyenyeri iminota nitugendana itajya bukurusa ntacyo twagiye nago nyijyana amafaranga cash nariteretse corona yanganzemo Premier League yari yakomeje muri ku munsi w'ejo barakinaga n'uyu munsi Manchester yakina na West Ham ariko gato nko kwikipa Arsenal iyo bita table leader niyo urutonde rwa championnat yongeye gutsinda Brentford yego yatsinze Brentford 2-0 ko numva nshaka ko yitsinda yatsinze yayigaritse Brentford itakinishije rutazamu wawe witwa Igor Jesus nago yabanjemo yaje asimbura ariko Arsenal n'ubundi byasabwaga yabikoze nubwo ibura aba defenseur bari babiri William Saliba ndetse na Gabriel Jesus witwa Muskera yakinnye neza gusa aza kugira akabazo k'imvune asohoka bitaratangazwa igihe ashaka kuzamara ariko wenda wasanga yatonekayo gatoya ariko Arsenal 33 iraryamanye Chelsea yarayikubiswe na Leeds 3-1 Chelsea mane uri umufana wa Chelsea ufana Chelsea ema reba kuri kamera mbabarira ni gute uzaba ngo Chelsea yanjye inganyije na Arsenal yabonye umutuku Chelsea yanjye iri imfatiye muri Champions League ikipe ya Barcelona irakubise ikananirwa gutsinda Leeds United Chelsea ifite ibibazo ku makipe matoya biragaragara ko Chelsea itaba iri equilibre biragaragara ko ari equipe itabifite ijambo sinzi impamvu sukuyanga imibara yivugira yanganyije na Karabag induru ziravuga bango Karabag mu byukuri nganya so ibe byiza rero bakunzi bacu urumva ibintu byo kuza byo nyine bon byakomeje kwivanga isosi ivanzamo inshishiri nyine nakundi Man City yakiniye na Fulham ibitego 5-4 Pep nawe yawanya 3 abari nyuma Arsenal imurusha 5 ariko Pep bigaragara ko naba defenseur nawe afite Guardiola ubwo Chelsea kwanya kangahe Chelsea ndumvira ku mwanya wa gatatu ifite 28 ubwo ngubwo Man City irayirusha rimwe mu gihe Arsenal irusha amanota agira kuranga ku 8 arindwi urumva byo n'umutwaro ni menshi sezera abantu naka dusezera abantu ibindi byose mujye mudukurikira tuzajya tuba updating umunsi ku wundi isaha ku yindi ntabwo muzanga y'ibindi nta munsi uracamo hatagiyeho video ariko nkatwe tubaho ibyishimo ubu mudukandiye akanyenyeri koko tukagira umwaka mushya byotwaye iki 078 rero 44 iyo ni nimero rwose wadushyira ubufasha bwawe wumva ushaka kandi bikagenda neza so we love you so much Daniel tuzatumugarura Daniel warahari umve ngo tite ubusesenguzi ngiye nayo manitse gusa numva ngo ndi muri babandi basigaye bagena nka rigani rugaje ahubwo twabaye nka Kenisi na Mutabara